I think if you succeed, ntekereza ko iyo utsinze every mistakes become legendary. buri makosa yose uba waragiye ukora aba ibigwi byawe. If you fail, that's just garbage. Ariko iyo utsinzwe ibyo ngibyo nyine bihinduka umwanda. So stay full. Icyo nakubwira rero, stay foolish to your dream. Uzigera utezuka ku nzozi zawe. And continue to fight. Kandi ntuzigere urekera kurwana. Nuko dutangiye, uyu mugabo mwita Jack Ma ni co-founder wa Alibaba Group. Ni ikigo gikomeye cyane gikorera ubucuruzi kuri internet. Afite amagambo y'ubwenge kuri 6page twararebye turavuga ngo ibintu mutabyumvisha. Umuntu utari burangiza ino nkuru. Aha. Kugira ngo wumve ijambo rimwe ku rindi mu Kinyarwanda no mu Cyongereza. And young people are the solutions for tomorrow. Cyongereza cyo kirumvikana ngo abana batoya cyangwa se urubyiruko ni ibisubizo ku hazaza. Young people are the solutions for all the worries. Abana batoya ni ibisubizo ku mihangayiko yose tugenda duhura nayo. Young people, if you stay with them, you will be full of energy. Akomeza avuga ati iyo ugumanye n'abana bato cyangwa urubyiruko uba wumva ufite imbaraga. But the advice I give to the young people, ariko inama nakwihera urubyiruko, is that also the advice I give to myself. Ari nayo nama njya nkunda kwiha kenshi. Nothing is easy. Ikintu mugomba kumenya nuko nta kintu cyoroshye kibaho. Nothing is free. Nta kintu cy'ubuntu uzigera ubona. If you want to be successful, iyo ushaka kuba umuntu wateye imbere, you have to pay the uba ugomba kugira igiciro wishyura. Alibaba 18 years. Alibaba yanjye mu myaka 18 to today's size. Kugera ubu ngubu kwingana. Yeah, we are lucky. Dushobora kuba turi abanyamahirwe. But we work much harder. Ariko nta kindi kitugira abanyamahirwe uretse gukora cyane kurusha abandi bantu bose. Ntago tujye turyama ngo dusinzire. I traveled last year 867. Akomeza tubwira ati ngiyewe nshobora gukora amasaha 837 mu mwaka mu ndege. In the plane. I'm working hard. My team ndakora cyane. Abo dukorana bakora cyane. 18 years we work like a normal company. 70 years. Dushobora gukora imyaka 17 cya 18 tugakora imyaka 70 amanywa nijoro kimwe nk'abandi nyine. It's free. Ariko twebwe dukora cyane kurusha izindi kampani zose zibaho. Kubera ko nta kintu cy'ubuntu kibaho, nta kintu cyoroshye kibaho. Easy means you have to think different. Ikintu cyoroshye kibaho cyonyine ni ugutekereza bitandukanye n'abandi bantu. Gukora cyane bitandukanye n'abandi bantu. Early days, mu minsi ya kera, in my company, muri kampani yanjye, when some ideas come to my desk, hari ibitekerezo bajyaga banzanira. Jack, it's a great idea. Bambwira ngo Jack ngo iki gitekerezo ngo ni cyiza. Iyo rero ngiye buri muntu wese yavugaga ngo iki gitekerezo ni cyiza, ibi bintu ni byiza, jewe nabifataga nk'umwana. If everybody say this is going to be very tough, I'm very interested in that tough question. Jewe rero iyo umuntu uri kumbwira ngo ibi bintu ni byiza mbona abantu bose babihuriyeho. Ibyo ngibyo nibyo ntangira kwibaza ngo ese kubera iki bavuga ko abantu bose ari byiza. How can we do in a different way? Je rero iyo mbyumvisha gutyo fata umwanya nkababaza nti niba ari byiza ni gute tudushobora gukora ibintu bitandukanye n'abandi ku buryo burenze. This is to be unique, ku buryo bigomba kuba umwihariko bikaba bitandukanye. Different. Today is very tough. Uyu munsi bishobora kuba bigoye. Tomorrow is more tougher. Ejo bikaza bigoye kurushaho. The day after tomorrow is beautiful. Ariko ejo hazaza hashobora kuba heza. But most people die tomorrow evening. Nubwo abantu benshi ejo harimo abazapfa abandi bakaba bariho. You have to work very hard. Ugomba gukora cyane. Every tough day. Buri munsi wose ukomeye unyuramo. Situations. Buri bibazo byose unyuramo. Problems in ibibazo byose uhura nabyo. That is the training of yourself. Icyo gihe nicyo uba urimo witoza niko ubugenda nawe umuntu ukomeye.
When you graduate your school, iyo graduatinze ku ishuri graduate from the school, you just start your icyo nicyo gihe uba utangiye neza kariyeri yawe career of learning. nibwo uba utangiye isomo rya nyaryo ry'ubuzima. When you got a PhD iyo ubonye PhD diploma or bachelor ukabona bachelor diploma, this is just a certificate your parents pay the tuition. iyo ubonye certificate wakoreye mu ishuri imyaka ine, iyo ngiyo ari certificate ababyeyi bakwishyuriye gusa. For years. Your real challenge is when you leave the noneho challenge uba ugiye guhura nayo ibitangiye iyo uvuye mu ishuri. Iyo usoje ugraduatinze nibwo uba ugiye gutangira n'ikintu bita ubuzima cyangwa icyo bita kwiga. the real life starts. Nibwo ubuzima bwa nyabwo buba butangiye. The real exam starts. Nibwo ibizami amateste aba agiye gutangira none ureke bibera byo mu ishuri. Test starts. It's life. Ubwo nibwo buzima. So, one thing you are lucky, as I said. Ikintu kimwe rero nakubwiye ushobora kuba ufite amahirwe. If students cannot survive, 99.9% of people in the world cannot survive. Rero abanyeshuri cyangwa abantu bize baramutse batabayeho igihe kinini bafite amafaranga babayeho neza, byazagorana ko babandi bo batabikoze abantu benshi bo babaho. Only you have this confidence. Ikintu rero ugomba kugenderaho ni icyizere You will be able to face ku buryo uzashobora guca mu ibyo bibazo byose uzahura nabyo by'ahazaza. if you are 20 to 30 years. Inama ya nyayo rero itangirira hano. Niba uri hagati y'imyaka 20 n'imyaka 30, Please find a good boss. inama nakugira shaka umukoresha mwiza. Not necessarily a good company. Ntabwo icy'ingenzi ari kampani nziza. Learn from the boss. Hanyuma wigire kuri boss wawe ugukoresha, Learn how to do it. umwigireho uburyo akora ibintu. When you are 30 to 40 years old, Niba uri hagati y'imyaka 30 na 40, try to do something yourself. noneho gerageza kwikorera ibintu byawe. If you really want to try. Niba ushaka kugerageza ibintu byawe, urumva bitandukanye na wa mwana w'imyaka 20 na 30 ushaka boss mwiza. When you're 40 to 50 Niba uri hagati y'imyaka 40 na 50, so, do things that you are good. kora ibintu wumva ushoboye neza kurusha ibindi. After 20 years of learning, you should. Nyuma y'imyaka 20 uba umaze wiga, When you're ugomba gutangira ibintu byawe. 50 to 60 years old, Niba ugeze mu myaka 50 na 60, spend your time supporting young people. igihe cyawe jya ukimara ufasha abandi bana bakiri batoya. When you are over 60 Niba urengeje imyaka years 60, old, spend time with your grandchildren. icyo gihe noneho tangire ubane n'abuzukuruza bawe. That is normally a lot of people like that. Uwo nguwo niwe muntu uba ari uwo nyawe. So, when you are graduate, when you just in the university, don't think about, I want to resign from Niba ukiga muri kaminuza hehe, school rekera and be gutekereza ngo nzava mu ishuri ngo mbe nka Bill Gates. another Bill Gates, because Bill Gates left Harvard. Ubwo nshaka kuba ngo ndi Bill Gates ngo ko Bill Gates yavuye ngo muri Harvard. There's only one Bill Gates in the world. Ku isi ugomba kumenya ko hariho Bill Gates umwe wenyine. When you graduate, find a company. Igihe usoje shaka akazi. Most important, find a good boss. Ikindi kandi unashake boss mwiza They can uzagufasha clean you, kwitoza, discipline you, uzagushyira ku murongo akaguha discipline, tell you what is good and right. It's akakubwira ibyiza n'ibibi, more important than a good company. kuko boss mwiza buriya abaruta company nziza. Of course, a good company, a good boss, even better. Ni byiza kugira company nziza ukaba ufite boss mwiza, And then continue your life. ubundi ugatangira ubuzima bwawe nyine ugakomeza. It's all about the partner. Byose bihera mu bo mukorana. So, the thing I learned Ikintu ngiye nize is that don't give up. ni uko uba utagomba kuva ku bintu ngo wumve ucitse imbaraga. My opportunity has not come yet.
when everybody complains, that is the opportunity. Amahirwe yanjye rero ukuntu aza mu gihe abantu bose barimo bajya impaka bavuga ngo ibyo bishoboye, aho ngaho niho noneho ngewe mbonera amahirwe yo kubereka icyo nshoboye. To be successful, we should make a lot of mistakes. Niba ushaka kugira ikintu ugeraho uba ugomba gukora amakosa menshi, ikindi kandi ukirinda gucika imbaraga. Never give up. Ntuzigere ucika imbaraga. They make mistakes. Abantu benshi bakora amakosa, Their problem, they give up. ikibazo bahura nacyo bahita bagiving up, Give up. ugasanga bacitse imbaraga bararekeye. Yari amagambo y'ubwenge kuri Sixpert TV na Jack Ma. Ushaka kutwandikira ukatubwira ngo ubutaha mudusobanurire motivational speech cyase ano magambo wumva yagira ikintu afasha abandi, tukabigukorera habe mu gifaransa, mu cyongereza, mu giswahili, uzatubwire twe ntaribi. Ciao.